Moses Gospel TV. Nk'uko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu agiye gutangira twibwira atubwira byinshi bigiye bitandukanye adusangize ku ijambo ry'Imana duteguriye kuri uyu munsi. Watangira wibwira abagukurikiye. Murakoze ko mu ijambo. Nitwa Ndagijimana Moise, nkaba ntuye i Kanombe, nkaba nkorera umurimo w'Imana muri Rwanda Deliverance Church. Umunsi nk'urubyiruko nashatse ko tuganira ku ijambo ry'Imana, tuganire ku bwenge kuko ni ingenzi. Ubwenge nibyo bituma umuntu nkatwe nk'urubyiruko tubasha guhitamo inzira nziza kubera ko dufite ubwenge. Nateguye ko ariyo topic tuza kuganiraho. Wateguye topic nziza cyane urubyiruko navuga ko bakeneye topic y'ubwenge. Akenshi urubyiruko rukenera ubwenge. Kuki wahisemo iyo topic? Murakoze. Iyi topic ni uko buri kintu cyose tubashe gukora bisaba ubwenge. Iyo umuntu afite ubwenge abasha guhitamo nk'umukristo cyiza cyangwa se ikibi. Ubwenge ni isoko ya byose. Iyo ufite ubwenge hari amahirwe menshi y'ibyo ubasha gukora kuko ufite ubwenge ugahitamo neza. Moise, urakoze cyane kutubwira gutyo kubera yuko akenshi urubyiruko rukenera ku ijambo ry'Imana. Hari benshi barikurikira na benshi batarikurikira, ariko iyo babonye umuntu nkawe uvuga ijambo ry'Imana hari benshi bifasha. Moise, ubwenge ni iki? Kugira ngo bize kugenda neza ariko abanze nsome ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gusobanukirwa icyo ari cyo, kugira ngo mbashe no kusobanura kugira buri muntu wese amenye ubwenge icyo ari cyo. Nta kibazo. Reka dusome mu Migani 14. Mu Migani haravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. 2. Ugenda atunganye yubaha Uwiteka, ariko ugoreka inzira ze aba amusuzuguye. Umugore ubwe twabonye ko yubaka urugo. Umuntu wese ufite ubwenge muri we abasha kubaka urugo. Ubwenge butandukanye n'ubumenyi. Ubumenyi ni ikintu dushaka kugira ngo twongere icyo dushaka. Urugero iyo tugiye kwiga ni ubumenyi, ariko iyo dufite ubwenge budusobanurira ikibi tukamenya icyiza, ubwo nibwo bwenge. Uyu mugore we umugore wumva w'umupfu ni umugore udashobora, ni umugore ubwiwe ubasha gusenya urugo rwe atabasha kurwubaka. Rero hari ibintu bitatu bishaka kuranga umuntu ufite ubwenge. Icya mbere ni uguca bugufi. Icya kabiri ni ukubaha umuryango we. Icya gatatu aricyo gikomeye ni ugusenga. Uriya umuntu ufite ubwenge arasenga. Ariko aho umunyabwenge ku rubyiruko, kuko niyo topic twarimo tuganiraho, urubyiruko kugira urubyiruko abashe kugira ubwenge muri we ni ukwirinda ingeso mbi zose zishobora kumuyobya mu byo akora byose. Ni ugukora ikintu dusobanukiwe ubwenge, kuko ubwenge urabona ko aribwo burimo buradusobanurira icyiza icyo ari cyo. Numva ibyo ni byo ijambo ry'Imana muri ino minsi ifite kuganira n'urubyiruko, ndetse nanjye ubwanjye mbasha kwiyigisha kugira ngo mbashe kwiyongera ku bwenge. None se urakoze cyane, tubwirije neza. Nk'urubyiruko rw'iki gihe warugira nk'iyihe nama bitewe n'ibyo rurimo runaka? Ni ubufatanye bw'ababyeyi n'itorero. Ubundi iwanyu mu rugo mufite gusenga cyangwa mugira amateraniro yanyu cyangwa mugira umwanya wo kuganira n'ababyeyi, birafasha kugira ngo umwana umwigishe uburere. Buri mwana ufite uburere biroroshye kugira ngo yiyongere ubwenge. Urubyiruko rero ni ukwirinda ibiyobyabwenge, tukirinda n'ibindi byose bibi bishobora kudukura mu nzira nziza. Rero ubwenge buduhishura buri kintu cyose kugira ngo tubashe kumenya icyiza ndetse n'ikibi. Iyo dufite ubwenge nk'urubyiruko tubasha gukora ikintu ku buryo nta ngaruka zacyo cyangwa nta kintu dushobora gukora kugira ngo tunengwe, ariko iyo tudafite ubwenge tubasha gukora amakosa menshi. None se Moise, iyo wumvishije kuramya no guhimbaza
wowe byumva ute, ubifata ute? ngewe numvishe kuramya muri ngewe, kuramya ni igihe ngewe muri ngewe mba numva iyo turirimba cyangwa iyo ndirimba, ni igihe numva muri ngewe mbasha gutekereza neza. Kuramya numva ko ari ugutekereza nk'aho Imana yagukuye, niko nge numva kuramya. Kuramya ni ugutekereza cyane aho Imana yagukuye bitewe n'aho uri. Iyo numvishe guhimbaza ni igihe mba numva muri ngewe ari amashimwe mfite no kuyagaragaza n'ibyishimo, niko njya numva guhimbaza muri ngewe. Mba numva ari guhora blessing, ni umunezero. Guhimbaza mba numva ari umunezero wo kunezerwa aho mbashe kugera, niko numva guhimbaza. Moise, wakoze cyane, turagushimiye cyane ku ijambo duhaye, ku nama duhaye. Turi mu bihe bitoroshye urabibona, turagushimiye cyane. Hari benshi ufashije, hari benshi bakumvishije muri aka kanya, turagushimira cyane ku byo dukoreye. Turashimira n'abari badukurikiye. Tuzakomeza tubagezaho ijambo ry'Imana, uko umunsi uzagenda uzajya ukomeza utusangiza ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, murakoze nawe. Murakoze.